Mama wanjye yafashwe muri 2017 afatwa n'indwara yitwa kanseri. Baragurisha ibintu byose bageze mu mwaka wa 2022 ku itariki 9 z'ukwa 9 abarapfuye. N'utuntu twose twacu twatugurishije dusigaye gutyo ubu ngubu nta kintu dufite. Yesu mwiza. Twarigaga ariko twarivuyemo twese nta ukiga. Papa nawe twaramubuze yagiye gushakisha sinzi ahantu yagiye na telefone yavuyeho. Nibuka ukuntu ajyaga abagurira abantu bana amandazi bakishima. Nibuka n'ukuntu ajyaga tugurira imyenda. Wagiye kuba umukarani? Nyine ngiye nko ku muhanda hariya. Yego. Nkabona umuntu mpagatoki ngata nkamushyirira ku isoko. Akama nka sengi sangata nyazana tukagura ibijumba. Wa mutwaje agiye nko kugicuruza ku isoko. Akaguha nka 500. Yo. None kuva mu gitondo kugeza ubu nta kintu murashyira mu kanwa. Yego. Ye baba we witeka.
twongere tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Ndavuga abari mu burasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo, abari mu mujyi wa Kigali mwese tubifurize amahoro, kandi n'abari mu mahanga, abanyarwanda mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'isi mwese tubahe ikaze kuri uyu murongo mugari mukunda muri benshi, kandi tubifurize amahirwe masa, byose bituruka ku Mana, Imana rugira byose. Reka mbwire ababyeyi mutarazigamira abana banyu muri Ejo Heza. Waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi, gufunguza konte muri Ejo Heza ukoresha telefone yawe, aho ukanda akanyenyeri 56 ugashyiraho urwego ugakurikiza ibyo bagenda bagusaba. N'udufaranga duke duke ugenda ushyira kuri konte yawe kugira ngo abana bawe cyangwa se umwana wawe ejo he hazagende neza. Kimwe n'ahandi hose mu bice bitandukanye by'u Rwanda, imihanda y'uburasirazuba ndetse uburengerazuba, amajyaruguru n'amajyepfo, reka murebe n'imihanda yo mu burengerazuba nuko nguko hameze. Ni byiza gusa kandi nibyo twifuza, icyaduha igihugu cyose hakaba heza gutya niko twifuza, kandi ni nabyo byiza ntekereza ko buri wese yabyishimira. Nerekeje mu burengerazuba bw'u Rwanda n'akarere ka Nyamasheke, aho ngiye kureba abana muri kubona kuri kamera y'Umwana TV, uko mubabona, umukuru, umuto kugeza ndetse kucutse, muri kubabona uko bakurikiranye. Aba bana uko mubabona gutya bose ntabwo biga, uko mubabona gutya ubuzima bwabo burashaririye. Murabizi ko umwana kugira ngo abeho nuko haba harabayeho ababyeyi, mama ndetse na papa. Abana bafite amafoto bakomeje kureba ku ruhande, ari amafoto nta wundi bari kureba, umubyeyi wabo nyina wabibarutse, akaba yaravuye kuri isi y'abazima mu gihe cy'amezi 3 ashize. Kuva icyo gihe rero umubyeyi wababaye cyane kuko yazize uburwayi bwa kanseri. Kuva icyo gihe kugerana n'ubu ubuzima bw'aba bana babamo buteye ubwoba, buteye agahinda, buteye intimba ku mutima. Umukecuru ubarebera ari we nyirakuru ntabwo abashije, ngira ngo muri kumubona kuri aya mafoto, no kuvugana nawe byatugoye kuko afite n'uburwayi bw'amatwi, ntabwo byoroshye. Rero murabizi ko ababyeyi b'abagabo rero abanyarwanda bo bajya baca umugani ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Ababyeyi b'abagabo rimwe na rimwe nyine bo babifata nk'ibidafite umumaro. Ubu twinjiye muri runo rugo wumve ko tutanahamusanze ku mpamvu z'uko n'abana bambwiye ati papa rwose shwi nta byinshi shaka kumuvugaho, kuba nicaye mu rugo nsanzemo bano bana kandi papa waba adahari, icyo ni ikintu gikomeye mugomba kumva. Rero tugiye kuganira n'aba bana, cyane cyane ndashaka ko mubatega amatwi, ni ukuri mukumva ibibazo bafite, mukumva ingorane bafite, ndetse no mu musozo w'iki kiganiro hari umuturanyi wabo yanyemereye yo kabyara yo gaheka kwemera ko dushobora gushyiraho telefone ushobora kuba washakiraho aba bana. Aho waba uri hirya no hino, ni ukuri wamwandikira, kandi n'umubyeyi w'umukristo. Mbese ubutumwa bwose wakifuza ko bwagera kuri uyu mwana yabubagezaho, ndetse no ku Mwana TV birashoboka ko wahumuriza ibi bibondo u Rwanda rw'ejo. Reka tubanze tubakire. Uyu mukuru aratubwira amazina yabo. Nkigera aha ngaha bambwiye ko izi saha zimaze kuba 7:00 nta kintu barafata. Ni nayo mpamvu ubona umutoya ariho yayura. Bebe, reka ngusabe urambye, cara urambije amaguru. Muri hangana abana niko bamera. Reka twakire uyu mukuru muri bo abanze atubwire uko bagiye bakurikiranye, namara kutwibwira atubwire ukurikiye uko yitwa, atubwire ukurikiye uko yitwa, hanyuma tutangire tuganire nabo. Ndabizi murabatega yombi. Murakoze kumpa ijambo. Banyita Imana iraguha Eric. Yego. Unkurikiye akitwa Emo Providence. Wowe hirya. Wari wowe. Yego. Unkurikiye akitwa Dukunda Jagisine. Unkurikiye nakitwa Irakoze Chanceline. Yego. Unkurikiye akitwa Dukunda Irafasha Keri. Unkurikiye akitwa Izi byose Kevin. Yego. Wari wo muto yakitwa Igira neza Raisa.
gira neza Raisa, ubanza nimba byumvise neza ni wowe muhungu urimo se? ni njye njyenyine. Yego, wihangane ukomere, nta kibazo. ukomere uba umugabo kandi urabona ko ari nawe mukuru. Abadukurikiye ndashaka ko bamenya buno buzima murimo, kandi ndabizi ko Imana izabakoreramo, bazabarengera. Uze gukomera kigabo, yego amarira ntiyabura, ntangiye no kubibona, ariko wihangane ukomere, sibyo? None ubu buzima murimo ndashaka kumenya icyambere, impamvu mutiga, uburyo mubona amafunguro bigenda gute. Hera hano banza umbwire amateka ya mama wibuka, mama wawe ukubyara yatangiye kurwara gute, wabibonye gute, yagiye kwa muganga gute, banza ubwire abadukurikiye kuri televiziyo. Mama wanjye yafashwe muri 2017. 2017. Afatwa n'indwara yitwa kanseri. Turavuza ashize igihe baza kumenya ko ari yamufashe. Baravuza, mama dogo abidufashijemo na papa bidufashijemo, baragurisha ibintu byose. Bageze mu mwaka wa 2022 ku itariki 9 z'ukwa 9 abarapfuye. N'utuntu twose twacu twatugurishije, dusigaye gutyo ubu ngubu nta kintu dufite. Yesu mwiza. Komeza ubwira abadukurikiye uko byagenze. Mama arapfuye, ubwo mwarigaga mwese? Twarigaga ariko twarivuyemo twese ntawe ukiga. Noneho papa nawe twaramubuze, yagiye gushakisha, sinzi ahantu yagiye na telefone yavuyeho. Wigaga mu wakangahe? Genda umbwira abo bavandimwe bawe imyaka bari bigagamo. Nigaga mu 5 primaire, uyiga mu 4 primaire. Weguke ujye ubanyereka, wegutse ukomereho. Mu 3 primaire. Yego. Uyu ari mu wa 2 primaire, bari bataratangira. Wowe umbwiye ngo wigaga mu 5 primaire. Yego. Noneho mushiki wawe wo hirya yawe yigaga mu 4 primaire. Yego. Uyu ni mu 3 primaire, bose bari bataratangira. Abo batatu basigaye nuriya wo ku ruhande yarataratangira ishuri. Bari bataratangira ishuri. None ubwo ngubwo mama ararwaye, yari yararwaye kanseri y'iki? Y'imwibere. Mungu wangu we. None ubu buzima mubanamo na mukecuru, abadukurikiye barashaka kumenya uko mubaho umunsi ku munsi. Kwiga byo uvuze ko byahagaze, ariko tubwire noneho uburyo bwo kubaho, mukambara, mukarya, bigenda gute byobyo? Kurya nko mu cyumweru turya nka 2. Data wa twese. Tukarya saa 6 nyine nimugoroba, tukaryama byabuze. Aho mama uherutse kwitahira, akiriho mwari mumeze mute? Kuko nabyo barashaka kubimenya. Urebye akiriho ntabwo twari tumeze nka gutya tumeze. Byararutaga. Mwarigaga tukanarya saa 6 na nimugoroba. Ibyo byarabonekaga rwose. None iyo mwicaye nkuko muri kureba amafoto ya mama, ni iki wibuka wumva utakibagirwa kuri mama? Wiyegereze mikoro. Nibuka ukuntu ajyaga abagurira abantu bana amandazi bakishima. Nibuka n'ukuntu ajyaga tugurira imyenda. Mukajya ku ishuri hatagize no musiba. Kandi twanariye. N'amafaranga y'ishuri akaboneka. Hereza mikoro ukwegereye mubaze. Arya ni Kevin. Bamwita Mahoro. Salam. Kuba uyu munsi utari kumwe na mama, ukaba uri kumwe na mukecuru nawe udashoboye, mbere yuko nza kukubaza ikintu wasaba abadukurikiye bakagufasha, kuko ndabizi n'ababyeyi badukurikiye kandi n'abanyempuhwe, ufite ifoto ya mama. Rebesha niyo foto turebe. Yirebesha hano neza. Kuki nsanze ufashe ifoto ya mama mu ntoki nyirizina? Nyine mwibutse ngashaka kuyifata. Ntago bigutera ubwoba si ureba iyo foto ukuntu imeze kandi ubona iriho ububabare yagize?
buraza da ubwoba buraza. Ufite imyaka ingahe? 14. 14 niyo ufite. None ubu buzima ubamo nta gihe ugira ubwoba ko wenda nk'abahungu batangira kugutesha umutwe bagufatanya n'ubuzima urimo ku myaka 14 ufite? Urasenga? Komera ihangane kandi Imana izakugirira neza. Uramutse ubonye umuntu akakubwira ngo reka gufashe usubire ku ishuri wabyakira gute? Najyayo. Wajyayo? Subiza mikoro umusaza wawe. Ntago byoroshye kuganira n'abana, nyine hari utuntu tumwe na tumwe ubundi nagakwiye kwicara gutya nkabivuga gusa bikarangira. None ubu ni ukuvuga ngo wowe wigaga mu wa 5 primaire. Iki gihembwe cyaratangiye ntiwajyayo? Yego. Igihembwe cyaratangiye sinajyayo, n'ikindi kirashira ashize nk'umwaka ntiga. Na mbere yaho ntiwigaga rero kubera ibyo bibazo by'uburwayi bwa mama? Yo. Navuye mu ishuri nyine kubera ibibazo by'uburwayi. Ese mama kumbe wavuyeyo kera? Ariko mana. None se ukora iki kugira ngo, kuko biragaragara ko ari wowe mukuru uri kumwe n'abashiki bawe, ukora iki kugira ngo byibura ufatanye na mama mukecuru wanyu mbese mubashe gushyira inkono ku ziko? Wowe ukora iki? Ndagenda nyine mu muhanda nabona umuntu nk'agatoki nkakikorera akama nkasengisa nkazanira mukaka. Umukarani? Wagiye kuba umukarani? Nyine ngiye nko ku muhanda hariya. Yego. Nkabona umuntu nk'agatoki ngata nkamushyirira ku isoko akama nkasengisa ngata nyazana tukagura ibijumba. Wa mutwaje agiye nko kugicuruza ku isoko akaguha nka 500? Yo. Ubu kwiga ntukibitekereza rero? Mbonye ko nsubiraho nasubirayo. Uwiteka Mana. Bego ubuzima. Ni iki wumva abadukurikiye muri buno buzima murimo n'abashiki bawe wumva bagufasha? Kuko ndabizi n'abanyempuwe bashobora kubatekereza akaba hari icyo bakora. Urumva bakora iki kugira ngo byibura unezerwe? Baduha ibyo kurya bakanadusubiza mu mashuri nyine nkuko nari mbivuze, bakanatwambika. Nibyo numva badukorera. Icyo nicyo uri gutekereza. Noneho reka mbaze n'uyu nguyu ikintu yumva kimubangamira yasaba abadukurikiye. Uwo nguwo nawe harya witwa nde mama? Iradukunda Jarisine. Iradukunda Jarisine. Wowe ni iki wasaba abadukurikiye nk'umwana kandi ejo hawe ni heza ariko ntufite ubushobozi, ntufite icyo wakora, nyine uri umwana? Ni iki wasaba abantu badukurikiye kugira ngo byibura nugira icyo yakora agira hahera kuri kimwe wamubwiye? Umbwira igitandukanye n'icyo musaza wawe wavuze. Mwadufasha nyine. Dufite inzu itari inzugi, mwadufasha mukazishyiraho. N'inzu yanyu nta nzugi ziriho? Yo. Ese ubundi nsubiza musaza wawe mubazi. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byaragurishijwe, n'inzu mwabaga miragurishwa muza kubana na mukecuru? Byose twaragurishije n'isambu naho inzu yari iba nyine. None aka kazu murimo n'akamukecuru? Ese ntabwo nari narebye ko nta miryango iriho. Ni ukuvuga ngo ubwo nayo murara gutyo nyine? Turara gutyo. Ntabwo nawe ushobora byose. Bakunzi b'Umwana TV ngira ngo muriho murabyumva. Mu by'ukuri abana cyane cyane twebwe abakuru, reka mbanze mvuge gutya nk'abantu mufite abana, ubundi ubuzima bwa buri munsi utekereza ko umwana wamuha ibyishimo, ukamuha umunezero, ukanamuzigamira, ejo he mu by'ukuri hakazagenda neza. Murabizi ko muzinduka mu gitondo ku munsi mukajya gushaka ubushobozi bwo kugira ngo koko abana banyu bazavemo abantu bakomeye, bazavemo abantu bashobora kwigirira icyizere. Aba bakobwa bakazavamo abadamu beza, bakabazanira bakwe, bakabazanira bakazana nk'uyu muhungu. Ubuzima bwanyu bwa buri munsi iyo ufite umwana niho umutima uwushyira. Cyane cyane murabizi ko nk'uriya ugeze muri iriya myaka, uriya mukobwa mu myaka 14 ubutangira no gukomakoma uvuga uti mwana wanjye witware gutya, wirinde ibi niba, ukagenda umuha ingero z'abandi bana bagiye bahura n'ibibazo cyane ko bahari. Mu by'ukuri ugakora uko ushoboye kose kugira ngo koko
abana bawe bazamererwe neza. Ariko ntekereza ko kugira ngo ubikore nuko uba ufite amagara mazima, nuko uba uhari. Utekereze uramutse udahari rwa rukundo ukunda abana bawe, ese wumva byagenda gute? Wumva mu by'ukuri rwa rukundo ubaha ariko ruzamera mu gihe utariho? Rero mu by'ukuri ubu buzima tubamwo burya tubereyeho mu isi, uramutse uyibayemo wenyine ntabwo ntekereza ko byagushimisha. Ariko iyo ubona abaturanyi, ukabona inshuti hirya hino, umwana wawe yagira anniversaire ukabasha gutumira abandi bana bakaza bagafatanya keke, uba ari umunezero. Niyo mpamvu buriya abana aba ari umugisha. Ubwo rero icyo nshatse kuvuga nuko aba bana mu by'ukuri ushobora kubabera umubyeyi, ushobora kubabera umuvandimwe, ushobora mbese kubabera byose, kuko ibibazo bafite, icyambere bafite umukecuru niwe urimo kubitaho mu mbaraga ze nke. Urumva nyina we ntariho, ni nayo mpamvu yatumye nza kureba bano bana kuva Kigali kugera mu karere ka Nyamasheke. Biragoye ariko ni ngombwa ko tunabikora. Papa wabo umwana yavuze ati data ntaba hano, nawe yarigendeye na telefone ye ntiriho. Ubwo ni bwa buzima nawe bwamushaje, ariko usibye ko ntanabishima. Ku ruhande rumwe yagombaga kubabarana n'aba bana be. Ubwo rero mu by'ukuri ngira ngo muriho murabyumva, abana ntibiga. Abana ntibiga, kandi nubwo wenda twavuga ko bataniga, ariko tunumve ko no kurya noneho ntibinashoboka. Kandi kugira ngo umwana abashe no kujya mu ishuri nuko n'iryo funguro riba ryabonetse. Iyo umwana yabonye icyo kurya, akabona icyo kwambara, rwose aragenda nk'abandi bana akabasha no kujya mu ishuri. Niyo umubwiye ngo genda, arabyumva kuko aba afite ikintu aheraho. Rero mu by'ukuri nyirizina namenye ko uyu mubyeyi yarwaye uburwayi bwa kanseri ari we nyina. Buramuzengereza, ngira ngo murabibona kuri aya mafoto twakoresheje, nubwo twagerageje kuyahindura umukara kugira ngo wenda abafite ibibazo mutaba mwagira ihungabana. Ariko ubu buzima tubereyeho kubwigisha abandi, cyangwa se kugira ngo twese muri rusange twige tumenye ngo ese ubu buzima turimo bugomba guhinduka gute. Ese ni iki twafasha abandi, cyane ko ibyo dutunze, uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru ni ibyayo, nawe uri uwayo, n'ibyo ufite ni ibyayo. Mu by'ukuri rero uramutse ugize icyo ukora, nubwo cyaba ari gito ariko kikakuva ku mutima, gihabwa agaciro n'Imana. Burya kandi ngo gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Aba bana kuba batari mu ishuri, ntekereza ko ubigize ibyawe bikakubabaza, hari icyo wakora. Aba bana kuba batabona amafunguro, ubigize ibyawe hakagira icyo ukora, nawe byagushimisha. Aba bana ubahaye umunezero, byibura nabo bakajya bakura baseka bavuga ati uyu tumugize umubyeyi wacu, habaye umuvandimwe wacu. Mu buryo bwose bushoboka, ntekereza ko waba ukoze ikintu cy'ingenzi. Umubyeyi yararwaye, nabuze umuntu nyine nyirizina hano, kuko mpageze mu masaha abantu bino ni abantu baba bibereye mu mirima yabo. Ariko mpageze nta muntu ushobora kwaka ubuhamya nyabwo. Umwana niyo mpamvu mwumvise yatangiye kubuvuga, aranarira, ariko ntiyabutubwiye neza bwose uko bwakabaye. Gusa nyina n'umuntu wababajwe, murebye kuri aya mafoto yarababaye bikomeye. Aba bana barayareba mu kanya uriya bahoze barwanira zino foto, kuko nahageze barazimpa ngo nzirebe, birangira bazikomeje kuriya. Ariko mu by'ukuri ni umuntu wababaye kandi yarabafashaga ngo akabura ntikaboneke, nyina w'umuntu. Ni umugani w'Abanyarwanda. Ntekereza ko umugani koko ugira aho ukomoka. Kuba batiga kandi barigaga, mama wabo ari hano uyu munsi byarahagaze. Reka rero mu by'ukuri ntababajije ibintu byinshi, mbinginge kandi mbasabe. Ubu noneho naje kubasaba, nimumfashe dufasha aba bana bagira ibyishimo, bagira umunezero, basubire mu ishuri. Ni ukuri Uwiteka Imana ukorera yaguhaye ubuzima ukabuhumeka, nayo izakugirira neza. Ibyo ukora bizahabwa umugisha, kuko hari icyo wakoreye aba bana. Kandi ibibazo bafite ni ibibazo bitatu. Icyambere ntibiga, icya kabiri ntibarya, ubwo hakubiyemo n'imyambaro. Aho baba ngira ngo muri kubona ino foto dufashe, ntabwo byoroshye. Rero ibyo byose hari icyo wakora, dufatanyije abana bakagira umunezero. Iyi nimero nashyizeho, urabona abantu benshi ntibakunda kujya ku itangazamakuru, ariko muyizere nk'uko mbibabwiye, muyizere. Muramwandikira aba kuri WhatsApp, abari mu mahanga, ubwo ndavuga mudashoboye gukora mu buryo bwo guhamagara bisanzwe, wamwandikira kuri WhatsApp, wamuvugisha kuri WhatsApp,
ubufasha bwose wabona yabubagezaho. Niwumva utanyuzwe cyangwa se utanyuzwe n'ubutumwa wamuhaye, ushobora no kumpamagara nanjye nkagufasha, ariko aba bana bakagira ibyishimo biguturutseho. Mu by'ukuri rero ntekereza ko kuvuga menshi siko kuyamara, mbaye nk'ubisegura neza kugira ngo mubashe kubyumva. Reka nizere ko mugiye kubikora, kandi ni ukuri Uwiteka Imana irabaha umugisha ukomeye. Iyi nimero uko yanditse ntabwo nayibeshyeho, muyikoreshe, kandi ni ukuri ibyo mukora ndabizi neza ko bizahabwa umugisha. Kandi murabizi ko buriya hari abantu babiri bashinganye mu isi, nubwo twese tushinganye imbere y'Imana, dufite amaraso yayo n'umwuka wayo, ariko buriya imfubyi n'abapfakazi ni abantu bakomeye imbere y'Imana. Twabagiriraho umugisha rero nguyu ni mu butanguranwe. Nimba wumva hari icyo wakorera aba bana, ewe nushaka no kubasura nzakuzana mpakugeze, twaganira tukaza ukagera kuri aba bana. Yasinziriye uwo? Mwihorere ongera iryamire mama, iryamire. Ntabwo biba byoroshye. Ngwino hano gikobwa cyanjye, yizire hano kibondo. Urashaka kwigumiraho? Igumiraho ngaho. Harya uwo ngo afite igihe kingana iki? Afite amezi 2, imyaka 2. Afite imyaka 2. Yo, none kuva mu gitondo kugeza ubu nta kintu murashyira mu kanwa? Yego. Ye baba we Uwiteka. Nimwihangane. Hano heza iki? Ibigori. Muri kino gice hezemo ibigori. Hezemo ibigori n'ibishyimbo. Ubu se nta gihe mujya kwa rubanda wenda muvuga muti reka tujye kwa runaka turebe ko batugaburira? Rimwe na rimwe tugiyeho nyine bakaduha ahandi ntibaduhe tukigarukira. Yo, baba we, mbega disi. None aba bashiki bawe nta gihe bajya bazerera bakamara umwanya utari mutoya bagiye kure y'urugo? Bijya bibaho? Bijya bikunda kubaho. Ukabona ntari hano ntukibaza ngo yagiye hehe. Iyo wagiye uba wagiye mukobwa we? Mumpere mikoro banzu uyu nguyu wo ku ruhande ukwegereye. Iyo wagiye wavuye mu rugo uba wagiye hehe, biba byagenze gute? Mba ngiye hari nk'umuntu umpamagaye ngame ku biryo, cyangwa se nyine ari nk'umbwiye ngo nze unjye kumutahiriza agira icyo yampa. Hari abajya baza hano akakubwira ngo ngwino uze njye kugufungurira, akaba yanakubwira ngo ujye kunshakira udukwi ndakugaburira. Ubwo ahantu ujya gutashya nta bwoba uba ufite? Ujya gushaka inkwi muri ibyo bihuru ntuba ufite ubwoba? Mba mbufite. Mpereza mbaze n'uriye, kuko cyane ko wowe wambwiye ko ufite imyaka 14, sibyo? Iyo wowe wavuye hano nk'uko musaza wawe bivuze, uba wagiye hehe? Ese iyo ugiye ntuba ufite impungenge z'umutekano wawe? Mba nzifite. Imyaka 14 iragoye mwa bantu mwe, iragoye cyane ko urugero rwe hari byinshi akenera. Uwiteka ushobora byose, umbabarire untabarira aba bana. Umuntu udukurikiye ni ukuri ndakwinginze, wowe kabyara we, wowe kagira umugisha uturuka ku Mana. Abantu bo nta by'abantu gusa tubiringire kuko twaremwe kimwe, ariko umugisha uturuka ku Mana uba ari uw'agaciro. Icyo wakora cyose kidaturutse no ku Mana ntacyo cyaba kimaze. Uriya mukobwa w'imyaka 14, reka mbabwire, sibyo? Uri kumva abakobwa? Cyane cyane ndabwira mwebwe bakuru, wowe n'uyu nguyu, ariko n'abato babyumvireho. Nubwo waba waburaye, sibyo? Ntimwambwiye ko mu burara kenshi? Yegereze mikoro, ufite mikoro. Ntiwambwiye ko inshuro nyinshi mu burara? Ariko mbasaba ikintu kimwe kandi mubyumve. Mujya mwumva abantu bapfuye bazize ibirwara byo kuba basambanyijwe? Gasambanwa, umuntu akagusambanya, yamara kugusambanya akakwanduza ugahita upfa. Ibyo mujya mubyumva?
muzihangane nimubona mwaburaye, sibyo? Mubona mwaburaye mugiye kuburara, muzajye mufata telefone mu mbipe y'uyu muntu. Mubona mugiye kugira gute? Kuburara. Ntimugira ahandi hantu mujya ukavuga uti tugiye kuburara, reka tubipe wa munyamakuru. Mu mbipe ninzajya mbona telefone yanyu nzajya menya ko uwo munsi mubuze icyo kurya, sibyo? Ariko rero mwirinde, mwoye kujya muzerera kugira ngo barumuna banyu nabo batazajya babigiraho, sibyo? Kuko iyo wazerereye umuna wawe akabona udahari, ejo nawe agira gute? Agira gute? Arazerera. Nawe arazerera. Kandi ubwo kuzerera harimo gufatwa ku ngufu, akanduzwa za ndwara twavuze. Ibyo byose mwihangane muzajye mubyirinda. Abatoya mwabyumvise ko mutazajya muzerera namwe? Mwabyumvise? Mwabyumvise? Maze mwihangane, Uwiteka ari hafi yanyu, azabagirira neza, mukomere. Kandi ndabizi ko iki kiganiro ni cy'umugisha, ni cy'umugisha. Imana ishobora byose izagira icyo ikora, kandi ndabizi neza ko nta kiyinanira. Izakoresha abantu bayo bafite ubuzima bashimira Imana, kuko hari benshi babuze ubuzima muri iyi si, hari benshi bahangayitse, hari benshi bababaye, hari n'abafite ibintu emwe ugasanga afite n'uburwayi nawe bwamubujije kubirya. Ariko hari n'abadafite abana. Ushobora no kuvuga uti ngewe igihugu kigira ubuyobozi, kigira ababyeyi, ushobora kuvuga uti uyu mwana ngenda mufashe murihira ishuri, ukamurihira ishuri rwose akiga kaminuza, ejo ukazamugiriraho umugisha. Reka mbashimire, kuvuga menshi siko kuyamara. Shimira abana bampaye kano kanya nabo tukaganira kugira ngo ibibazo byabo tubimenye, kandi mwihangane. Mwihangane, igisubizo cy'Imana kirahari. Subiza uwo nguwo mikoro. Natwe turagushimiye ko waduhaye umwanya tukaganira. Ukomere kandi uba intwari, ukomeze aho papa wawe atari, aho mama wawe atari. Uba umugabo, ukomere. N'undi muntu wese waza hano azajya asanga uri intwari. Wicarane na bashiki bawe, ujye ubabwira uti nimba tubabaye ntago tugomba kwereka abantu ko turimbura mikoro, tuzerera, tujya gusabiriza. Nyine ubona ariyo mahitamo ya nyuma. Ushobora kubwira umuntu uti turaburaye, ukabwira nk'umuturanyi uti turaburaye, akagufungurira, atabikora ni urubanza rwe n'Imana ye. Ariko uzaba intwari, ujye uba hafi ya bashiki bawe, mwicarane, ntimuzarwane, sibyo? Ntimuzarwane ngo umwe afate undi arwane cyangwa mutukane. Muzajye mwubahana, mukundane, muri amaraso amwe. Nubwo mudafite mama, nubwo papa wanyu atababa hafi, atabari hafi, ariko mwe muzihangane. Uko mwicaye gutyo mujye musangira, utwo mubonye mudusangire. Nubona mugiye gusangira ikigori mukibonye, ugerageze uzane icyuma gikate mukinganye, mwese muhabwe ibingana. Cyakora uwo mutoya wenda mumuhe ibirenzeho, sibyo? Uzajya ubikora bari wowe. Kuva uyu munsi hano kuri televiziyo ni wowe mukuru w'aba bana, niwo muzajye mumwumvira namwe. Muri kubyumva? Yego. Muzajye mumwubaha, nababwira ngo iki kintu ndacyanze mucyumve, sibyo? Mu abana beza. Kandi nimujya kuryama, mujye mubanza musengere muri saro mwese, sibyo? Nimugira ikintu cyose mugiye kurya, mugisangire, mukigabane. Kandi ujye ubanza urebe ko bose ubagabanyije neza, wowe ugifate nyuma. Yego. Imana ibagirire neza. Kandi mukomere, mujye muhora musenga, musaba abandi babyeyi badukurikiye kugira ngo bababere ababyeyi. Mujye musaba, ugire barumuna bawe nako bakuru bawe bashobora kuza bakagutera ingabo mu bitugu, bakakunganira. Usabe abakobwa bakuru badukurikiye baze babe hafi ya bashiki bawe. Ujye byose ubisaba Imana. Yego. Katubashimire rero bakunzi b'Umwana TV, tubashimire cyane n'ukuri ku ruhare rwanyu muba muduhaye. Uyu mwanya ni uw'agaciro. Ntabwo ngewe njya kubabwira ngo subscribe n'ibiki, oya. Nimba urebye iyi nkuru ukabona igukoze ku mutima, icyanezeza nuko aba bana wabahumuriza. Nukuri byanshimisha, nubwo nabona telefone yawe cyangwa iyi nimero nashyizeho ikambwira ko hari icyo mwakoze,
ni ukuri Uwiteka Imana ishobora byose abibabashishe. Bashimire, nitwa Emmanuel Kanani. Ubuzima ni uku nguko bugenda, ariko simbukwifurije. Icyo ugomba gukora ni uguhumuriza abababaye. Imana y'u Rwanda, Imana y'amahoro, Imana ibana namwe, ibane namwe ubuzima bwanyu bwose. Nibyo mbifurije mu izina ryera rya Yesu.